Hi guys, filime yacu itangiye bagiye kugonga umwana ariko Chris yari ahari, yari agomba gukora ibyo ashoboye byose agatabara uwo mwana. Batwereka n'ukuntu yamugejeje kuri ba nyina bishimye, n'umuntu yari ari gukurikira akaba ari we muntu wishe se, ari kugenda kandi nta gihe yari afite, yari agomba kumukurikira. Yamukurikiranye n'ibirenge wari muri kajugujugu, ariko kubera imbaraga yari afite yagurukaga ku muvuduko gukomeye cyane ku buryo ki birangiraga asize kajugujugu akayitanga kugera akagerayo wa mbere. Baratwereka ukuntu yabikoze mbere yo kugira agereyo. Yaragurukaga, yari afite intambwe yavaga kuri etaje akagera ku yindi mu buryo bumworoheye. Yashoboraga gusimbuka ibirometero binini cyane avuye ku butaka nta kintu akoresheje. Namwe mwenyine muri kubibona. Ariko nubwo yakoreshaga imbaraga, ariko yari afite n'ubwenge, kubera uri kureba udukoryo twari gukora, ntari udukoryo wakora nta bwenge ufite. Baratwereka ukuntu yarebaga akajugujugu agasimbuka ama etaje akoresheje ibitambwe bye birebire, akagendera mu mwuka gusa. Yari afite ibitambwe yateraga akagendera mu muyaga nta kindi kintu akoresheje, akaba yakoga mu mazi kurusha n'amasamaki, akoga ku muvuduko urenze cyane ku buryo ki yari ari kogera mu mazi akagerekana na kajugujugu. Byari ibintu birenze cyane. Baratwereka ukuntu yageze ku kigwa, agerayo wa mbere, atanga n'indege yari akurikiye. Icyo atarazi ni uko ku kigwa harimo abantu bari bamurindiye, barindaga umutekano w'icyo kigwa. Kuko yari yamaramaje, yari agomba kurwana akihorera, akareba nimba yanatabara se uwo bari barafungiye imyaka zirenga 20 kuri icyo kigwa. Baratwereka ukuntu yagwanye. Ni umuntu wari ufite imbaraga zidasanzwe, kuko we ntari umuntu gusa, yabyawe n'umugabo wo alien yari yarahaye imbaraga wo bitaga Rohiti. Yari afite n'imbaraga ku buryo ki yagendaga nka The Flash, namwe muri kubibona. Byari ibintu birenze. Ku buryo ki yakubitiraga abantu nka 20-50 icyarimwe mu gihe kitarenze n'amasegonda 2. Muri kubireba namwe, abashiriye hasi icyarimwe. Baratwereka ukuntu wa mugabo wari warashimuse se, wari umaze no kwica inshuti ye, yari asohoye. Yarebye mu gihe
muri ya mashini yose wa Krish yari yaramukoreye kureba mu gihe, areba igihe cye kundu kizaba cyifashe ahazaza, yasanze azicwa nk'ukuntu yari yarabibonye mbere, atangira kwibaza ukuntu amaze kumwica n'akagaruka biramurenga. Yatangiye kubona yuko ari umuzimu, ariko atari byo. Icyo yari yakoze, yari yishe mugenzi we yari yaratijije iriya masike ye, byari byamucanze, umutwe urashuha, yibaza ibyarakora biramurenga. yasanze abakozi be n'abarinzi be bose baguye hasi, babakubise babarangije. Ibyo ni ibintu byamuhungabanyije mu mutwe, atangira kwiga ukuntu yasubiza igihe inyuma, akareba iyo araturuka, akamenya ukuntu aramwirinda n'ukuntu aramwikiza. Yarabikoze, asubiza igihe inyuma. Ku rundi ruhande turi kubona wa muhungu yari akomeje kwinjira muri ya nyubako. Yari afite imbaraga zidasanzwe, ariko yakoreshaga no mu mutwe. Icyo atarazi ni uko bari bamuteze umutego mutindi, bari bamuteze umutego kubera bari barebye mu gihe uko yari arakora kose ari kurwana ntacyo byari biratanga. Kubera ko umuntu ufite igihe aba afite byose, byari byamucanze. Hanyuma yabonye se, abona na cya kigabo kimufatiyeho imbunda. Niho bwa mbere yari abonye se yari amaze gusaza, yari afashwe nabi, yari yarabaye imbohe. Hi guys, mukore subscribe kuri iyi channel ntimuzacikwe na part 2. Bye bye, peace out.